imbaraga ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga kandi nyinshi. Kimwe ko nk'urugero iyo uri umukobwa cyangwa uri umugore cyangwa uri umupapa cyangwa uri umusore ugiye nko ku mupfumu, ushobora kugenda ku mupfumu yarangira akaguha umuti ngo witwa gutsirika, akagutsirika yamaze kukurasaga. Uyu muti rero baguha hano, harimo abantu babizi bamaze kurasaga barangira bakabashyiramo umuti ngo ni umuti wo kubatsirika. Riba ari itaka ryo kwirimbi n'umusaraba wo kwirimbi. Iyo ari umukobwa bamuha umusaraba wo kwirimbi w'umuntu wapfuye, ari umukobwa n'umugabo nuko. Iyo ari umugabo n'umusore n'umusore n'umubyeyi n'umubyeyi, nukuvuga ngo fata itaka ryo kwirimbi y'uwo muntu wapfuye, bagafata n'umusaraba w'uwo muntu, umusaraba bakawutwika, wamara kubivu bakawuvanga na rya taka, none bamara kukurasaga bakagushyiramo. Hanyuma se bikabyara iki? Icyo bibyara rero ni iki? Ni ukuvuga ngo baba baguhaye ubuzima bw'ikuzimu. Bituma baguhamagara mu mvugo yabo, kuko ubutwaye umubiri, mu bimenyetso byabo by'imyuka, ubutwaye umuntu wapfuye, ubugenda warapfuye. Bisobanuye ngo baba bakugize umuntu wapfuye. None igihe bagushakiye, no umuntu ashobora kuba yaragiye ku mupfumu, yarangiza igihe umupfumu amushakiye akamuhamagara, kuko yamushyizemo imbaraga, hari izindi imbaraga yamushyizemo, akaza umuntu ukumva arimo aravuga ati ndumva nshaka kujya kureba umuvuzi, umugati umuvuzi ati ari umuvuzi wanjye aturi iyi irunaka. Wamubuza ati jya kwa muganga hakizunga, ati oya ibyo ndwaye ntabwo ari byo kwa muganga, mfite umuvuzi wanjye hariya mu cyaro, mfite umuvuzi akoraho rikaka. Ndetse bigenze gute? Atabunda ajyana n'ihene, tiko ubutana arajyanye akongera akajyana. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga rero nizo baba bashyizemo abantu kugira ngo babone babakurure, igihe babashakiye babahamagare. Igihe babashakiye babahamagare. Ariko hari amakuru namenye meza. Iyo usomye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Yego. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Katuhasome. Yego. Tutasome twumva ko havuga Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga hati nakumenye ntarakumenya mu nda ya nyoko. Igice cya mbere umurongo wa 5. Ntarakumenya. Nakumenye ntarakumenya mu nda ya nyoko. Kandi nakwejeje utaravuka. Yego. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yego. Homeze rekeraho. Yego. Ijambo ririmo naringambiriye ni ijambo rivuga ngo nakumenye. Ntarakurema mu nda ya nyoko. Yego. N'Imana yarakumenye kera, iso na mama wawe batari bahura. Umugambi w'Imana ikawutegura mbere yuko bahura. Yego. Warangiza ikabahuza ukabaho. Igisobanuro kirimo gikomeye, nubwo abo barozi baba benshi, nubwo bakuroga bwawe ningo butaraza. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyesha ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Kugusuza nkwifuriza kugira ibihe byiza dukurikira aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubahe ikaze mu kiganiro nkwanira abawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Ibyo ukora, ibyo uvuga, buri kimwe cyose ukora, ujye umenya ko
yaba ejo cyangwa ejo bundi, bitinze bitebutse biba bizagira ingaruka. Rero niyo mpamvu tuba tugomba kunywanira abacu, tugaharura amayira, tukabanira neza n'abantu bose. Neza wagize ukazayisanga imbere, cyangwa se niyo utayihasanga abawe bakazayihasanga. Sira, wiriwe neza? Yego, ndashima Imana ko meze neza, niriwe neza kandi ndumva meze neza cyane. Cyane ndagushimira ko unyakiriye, kandi hano ku Bumwe bw'Abera nabo ndabashimira. Imana ibampere kurama, kandi nanone mushumba Imana nawe imuduhere kurama kandi namukize, twongere tumubone arimo kutubwira ibintu by'ubwenge. Yego, ni byiza cyane. Rero Seeds of Joy baracyahabaye, ndetse na bya bikorwa by'urukundo mugiramo uruhare, yaba kwishyurira abantu minerivare, amafaranga y'ishuri batayafite, ariko cyane cyane turi mu gihe cyo kwishyura mituweli. Hari ababa batabasha kubona ubwishingizi cyangwa se amafaranga yo kwivuza, ubwisungane mu kwivuza, kandi mujya mubafasha bakishyura. Turashimira abantu bose babigiramo uruhare n'abamaze kubikora. Imana ijye ibaha umugisha cyane. Ubwo rero abarwaye tubifurize kurwara ubukira, abafite ibibazo bitandukanye tubifurize ko bamera neza, ariko ntibatakaze ibyiringiro. Mu ijuru hari Imana yumva kandi ikora. Amazina yanjye nitwa Jerry, turagarutse n'ubundi. Mushumba nyine turamwifuriza kumera neza, agafata agatege ubundi akagaruka, umurimo ugakomeza. Turacyari kuvuga ku mbaraga z'ibiduhiga. Duhigwa na byinshi, umuntu ahigwa na byinshi. Ejo twavuze ku mbaraga z'abarozi, ariko twitsa cyane ku nkuru itangaje y'umukobwa wawe. Amagambo yavugaga, uburyo yerekwaga abashyitsi bose baje mu rugo, ariko nanone turagaruka nyine ku bintu biduhiga. Ubona ko wabonye ko abantu ugiye mu rusengero, wenda mu iteraniro runaka, ukabaza ibyifuzo by'abantu mbarwa cyangwa bake, nibo wabona bari gusengera iherezo ryiza cyangwa ubugingo. Imodoka, viza, umugore, umugabo, imyenda myiza, icyubahiro. Kuki isi iri kudukurura ituryohera cyane, dusaba Imana ngo iduhereho umugisha? Ni byiza kuko yarabidusezeranyije. Mukiri mu isi 100%, ariko nanone mbabikiye ikamba ry'ubugingo. Ubundi rero hari ibintu bitangaje kuba abantu mu rusengero. Hari ibintu bitangaje kuba mu rusengero abantu bikanga abarozi, ariko baranahari. Kuba mu rusengero abantu bikanga abarozi, abari mu kabari ntibikanga abarozi. Kandi abo mu rusengero bakwiye gutandukana n'abo bavuga ngo ni abapagani bari mu kabari. Abari mu kabari ntawikanze umurozi, kandi uri mu rusengero niwe mukirisitu, ariko arimo arikanga umurozi kandi ari mugenzi we. Biterwa n'iki? Uyu ni umwuka wadutse, waduka mu bantu. Aribyo bya bintu nigeze kuvuga ngo hari umuntu najyaga nsengera, yarangiza agahwera, abademoni bakamuvugiramo, akambwira ati kugira ngo nkire neza reka ngende, hari inshimangiro iri mu rugo negamaho. Iyo yegamagaho yagiraga imbaraga, kubera ko izo mbaraga arizo yacishije. Noneho izo mbaraga zabaga zije kugerageza imbaraga ziri muri wowe. Si nyenyeri n'abari baraho zabateraga akaga, ariko kubera yuko dufatanyije n'abandi gusenga, za mbaraga ziri muri we zigacika intege, bigatuma twamusengera kugira ngo ibyo bintu bikavuga iyo nkomangiro, bikavuga ibyo bintu atunze mu rugo uko biri kose akabivuga. Akatubwira ati nimundeke njye mu rugo mbareho nkirira. Nyakanyonga kambwe ati rwose hari inkomangiro iri mu rugo ndabizi, wayibonye urayizi, wayibonye ibintu byose ububizi, reka njye mu rugo ngende negameho ndakira. Yageraho mu kanya gato akabarakiza. Ariko si ugukira nyagukira, ahubwo ni bya bidayimoni byabaga byongeye bimusubemo bimukorana nyuma ari byinshi, kugira ngo azongere agaruke mu bantu. Ubwo ntabakiriwe biba ari byo muri nibyo bimuyobora, nibyo bimugenga, mbese nibyo yabaga guhaye. Yabaga guhaye byo.
umuntu atanga ibimwuzuye. ubwo nibyo byabaga yakundaga kubwira abantu ati muze tubahe ibitoki by'imineke cyangwa by'imineke, akabaha imineke. ubwo yaba ni na ngombwa akabizana ku itorero, abantu babyikorera ari byinshi, timufata imineke mwirire umunsi wenda mvuga ni iyo mineke yawe ujye ujyana ku isoko ugurishe ntukajya uyizana ahangaha ko nari namaze kumenya ibanga ririmo. yabaga yabiterekereye abadayimoni bamubwira tubijyane kandi ubijyane ku rusengero bahumane, kandi baramwizeraga. namubwira ujye ubijyana ku isoko, umwuka w'abadayimoni nawe ubonye ujye ubijyana ku isoko. naho rero twatangiriye kumenya ibye byose. ndagira ngo ubwire ngo nubwo bihari abantu yagiye ahereza iyo mineke n'ibindi bitandukanye, ntabwo byabagiraho ububasha kuko aba yashaka gutongera yabaga atababonye. kubundi izo mbaraga nubwo ziba zihari ntabwo bapfa gufata buryo usanga bazi gutongereye bishoboka. mbere yuko bazi gutongera banza kumenya igisokuru cyawe, bakamenya no mu gisokuru cyawe harimo umuntu wakoraga imihango ya gipagane, barangiza ubundi hasigaye bakabira ibyo bakoresha. ni nayo mpamvu burya iyo abarozi bari mu kuroga, nk'urugero bari mu gushika, bagiye gushika nk'urugero bagiye gushika, no kuvanga ikintu bakora ni ikintu kimwe, babanza kumenya aho ukomoka mu gisokuru cyawe, bakamenya igisekuru cy'iwanyu. ni ukuvuga ngo iyo bamenye icyo gisokuru cy'iwanyu, ubundi mu bisokuru mu buryo bwa hano mu isi, iyo umuntu apfuye yizeye umwuka ujya mu gituza cya Aburahamu. umwuka iyo umuntu apfuye atizeye umwuka, icyo bavuga umupagani, iyo umuntu apfuye ari umupagani umwuka we ujya mu kidaturwa. none ugiye mu kidaturwa, abarozi icyo bakoresha bahamagara wa mwuka wagiye muri icyo kidaturwa wirirwa uzerera. uwo mwuka rero iyo bawuhamagaye nta kindi ukora, uraza ugashaka abo mu miryango wawe, mu gihe uhereye mu gisokuru cya kane, abo mu muryango wawe umuntu wapfuye yarakoze imihango ya gipagani, yaraterekereye, yaragiye akora ibintu by'imihango nk'ibyo byinshi bitandukanye, hari icyo bita kubandwa n'ibindi byinshi ntiriwe mvuga, ariko bakamuhamagara. iyo bamuhamagaye baraza, ikintu cya mbere babanza gukora bahamagara uyu mwuka. uyu mwuka iyo bawuhamagaye ukaza, bahita bawohereza mu muntu ushobora kuba warapfuye wowe uzi wa hafi, bakohereza mu muntu ushobora kuba yarapfuye wowe uzi, yaba ari umwana, yaba ari ababyeyi, yaba ari abavandimwe ba hafi wowe uzi. niyo mpamvu uzajya kumva umuntu, muzabyumva na mushumba bisobanura, uzajya kumva umuntu ngo yarose, ukumva ngo warose ubona ngo ubaho kujyana mu irimbi, ukarota mama wawe yarapfuye aje kugusura uryamye usinziriye, ukarota papa wari ugenda yarapfuye muri kumwe, ukarota umwana wawe yarapfuye muri kumwe, ukarota abantu bapfuye ba hafi uzi. abo ni abarozi baba batangiye kukugendaho, none bagahamagara za mbaraga wa mwuka ukajya muri wa muntu wapfuye uzi wa hafi, kugira ngo umugirire impuhwe, ibyo akubwira ubyumva utaza kugira ubwoba. bikazarangira bagushoboye ibyo bashaka gukora bakabikorera igihe, kubera ko babigezeho. ni ukuvuga ngo rero izi mbaraga ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga kandi nyinshi. kimwe ko nk'urugero, iyo uri umukobwa cyangwa uri umugore cyangwa uri umupapa cyangwa uri umusore, ugiye nko ku mupfumu, ushobora kugenda ku mupfumu yarangira akaguha umuti ngo witwa gutsirika, akagutsirika yamaze kukurasaga. uyu muti rero baguha hano, harimo abantu babizi bamaze kurasaga, barangira bakabashyiramo umuti ngo ni umuti wo kubatsirika. riba ari itaka ryo kwirimbi n'umusaraba wo kwirimbi. iyo ari umukobwa bamuha umusaraba wo kwirimbi w'umuntu wapfuye, ari umukobwa n'umugabo. nuko iyo ari umugabo n'umusore, n'umusore n'umubyeyi n'umubyeyi, ni ukuvuga ngo bafata itaka ryo kwirimbi ry'uwo muntu wapfuye, bagafata n'umusaraba w'uwo muntu, umusaraba bakawutwika, wamara kubivu bakawuvanga na rya taka, none bamara kukurasaga bakagushyiramo. hanyuma se bikabyara iki? icyo bibyara rero ni iki? ni ukuvuga ngo baba baguhaye ubuzima bw'ikuzimu. bituma baguhamagara mu mvugo yabo, kuko ubutwaye umubiri, mu bimenyetso byabo by'imyuka, ubutwaye umuntu wapfuye, ubugenda warapfuye. bisobanuye ngo baba bakugize umuntu wapfuye. none igihe bagushakiye, niyo umuntu ashobora kuba yaragiye ku mupfumu, yarangiza igihe umupfumu amushakiye akamuhamagara,
kuko yamushyizemo imbaraga, hari izindi mbaraga yamushyizemo, akaza umuntu ukumva arimo aravuga ati ndumva nshaka kujya kureba umuvuzi, nshaka kujya kureba umuvuzi. umugati se umuvuzi ati ari umuvuzi wanjye aturi iyi runaka, wamubuza ati jya kwa muganga hakizungu, ati oya ibyo ndwaye ntabwo ari byo kwa muganga, mfite umuvuzi wanjye hariya mu cyaro, mfite umuvuzi akoraho rikaka, ndetse bigenze gute, atabundi ajyana n'ihene, tiko ubutana arajyanye akongera akajyana. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga rero nizo baba bashyizemo abantu kugira ngo babone babakurure, igihe babashakiye babahamagare. Igihe babashakiye babahamagare. Ariko hari amakuru namenye meza. Iyo usomye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, yego, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, katuhasome. yego, tutasome twumva ko havuga Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga hati nakumenye ntarakumenya mu nda ya nyoko. Igice cya mbere umurongo wa 5, ntarakumenya, nakumenye ntarakumenya mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, yego, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. yego, nkomeze rekeraho. yego. Ijambo ririmo naringambiriye ni ijambo rivuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. yego, nimba Imana yarakumenye kera iso na mama wawe batari bahura, umugambi w'Imana ikawutegura mbere yuko bahura, yego, warangiza ikabahuza ukabaho. Igisobanuro kirimo gikomeye, nubwo abo barozi baba benshi, nubwo bakuroga bwawe ni ngo butaraza, ubutaraza, bajya bavuga ngo hari ubutaraza, hari ubutaraza, muri iyi minsi ngo heze ngo supaguru, hari ubumanura ibisazi mu kirere, ngo heze supaguru. Ubona muri iki gihe nsigaye mbona n'umuntu yicaye arimo kunywa fanta akayihagurukana, atashyiramo supaguru. Ni ubwoba bw'ibihe, ibihe turimo rero byateye umuntu wese ubwoba, kubera Imana yakumenye kera kandi ikakubonamo umugambi wo kuzagira icyo uzamara ejo hazaza. Ntabwo Imana yakora ikosa ibyo abantu bashaka kukugirira nabi ngo bikugireho ububasha. Oya, iyo Imana ikubonamo ugifite umumaro hano ku isi, ikurindira hagati y'abakwica. Iyo Imana ikubona ufite umumaro uzagirira abandi, ntabwo Imana yakwemera kugutesha agaciro, kuko umugambi gufiteho irabona ukomeje. Ni nayo mpamvu Yeremiya yagambaniwe, bageraho banamujugunya mu rwobo runini rwo mu gikari, bamujugunyamo. Ariko ngo inkoni iravuga ati rero hari umuntu uyu n'uyu, ngo Yeremiya Imana imutabara kuri finali, kubera ko yamumenye kera, inamweza kera, inamutunganya kera. Ni ukuvuga ngo mu mugambi Imana ifite ku buzima bw'umuntu wese, ntabwo Imana ifite ubwoba bw'abarozi uturanye nabo, ntabwo Imana ifite ubwoba bw'imipango myinshi ku buzima bwawe urimo gupangirwa, ntabwo Imana ifite ubwoba bw'ipusi banitse kugira ngo bazayiguhe, ntabwo Imana ifite ubwoba bw'uburozi baguze kugira ngo bazabuguhe. Oya, ahubwo ifite ububasha bwo kukurindira hagati y'aho barimo kubutegurira. Igisobanuro gikomeye kirimo cyiza ni ukuvuga ngo Imana ubwayo ntabwo tukiyizera. Imana ashaka twongera tukayizera, tukayigirira icyizere. Mu kuyizera kawe Imana yagucisha hagati y'ibitukura, ari ibintu ubona ukabona biratukuye bigiye kukwegera kandi bikwica, bitukura nk'uwo muriro ukuri inyuma, yego, ukabona bigiye kukwegera uvuga ati ndapfuye. Buriya Sadurake, Mishake, Bedenego iyo baza kutizera bari kwegera uriya muriro, igihe umwami yavuga ati mwakongeye mukayihakana, bakegera bawureba bakavuga ati umva turemeye ibyo tubwira. Ariko kubwo kwizera babonye umuriro bawubona nk'amazi, baravuga ati nituwujyamo twebwe turiyuhagira. Ariko ubundi mu buryo busanzwe umuriro uratwika, ubwo urabukonkora, kuko na Bibiliya iravuga ngo ababajugunyemo baboshye ibirimi by'umuriro byarabatwitse, ariko bo ntibashye. Nuko bagize kwizera hagati y'umuriro, bagira no kwizera batari bawugeramo, bagira no kwizera bawugezemo, bagira no kwizera yuko
yabahaye ubuzima, yabamenye kera, ishobora no kubarindira muri uriya muriro, ngo ibarindiramo kandi birakunda. Umwami niyo mpamvu yarose, mu kurota kwe mu bitekerezo bituma ajya kureba, aravuga ati mwajugunyemo bangahe? Bati twajugunyemo 3. Aravuga ati mwese kuki mubeshya, ntago muzi kubara. Iyo uri kumwe n'Imana wizeye, yaba uburozi, yaba ubagambanyi, yaba ibyo baguterekera, yaba acuraguzi, yaba imihango ya gipagane yose wakorerwa, nta bubasha kugiraho, kuko uwo wizeye abifatira umwanya akabitesha agaciro, kandi ugahabwa imbaraga zo gukomeza muri urwo rugendo, nubwo byaba bifite imbaraga zingana gute. Kandi njye narabibonye. Impamvu nkunda kuvuga ngo narabibonye, hari umurozi waje gucuragura mvuye ku rusengero, ndamufata arimo gucuragura hafi y'iwawe ku gipangu, ndamufata. Ako se ibyo bintu biba muri Kigali cyangwa ni mu cyaro? Ndamufata. Aba ameze ate? Bamuvuga arembaye ubusa buri nta kintu, akenyeye ibintu yari umugabo. Ako nahise ko abagabo baroga nibo bashoboye kubyina. Ndamufata, arambwira ati mbabarira ntumvuga. Ndamufata, icyo gihe nari mu mbaraga zikomeye. Nageraga mu isantere, ni ibintu abantu bazi, nageraga mu isantere abantu bavuze ngo barimo barahagarara mu gicucu cyanjye nkabirwa ibyo ari byo. Mbaza umwe arambwira ati n'igicucu cyawe kiradukiza indwara. Icyo gihe nari mu mbaraga zikomeye, ariko ndashimira Imana ko n'ubu ngubu mpagaze muri izo mbaraga, ndacyazirimo. Nibyo naringiye kukubaza buriya, n'ubu ndacyazirimo. Wari wisize mu ntambwe naringiye kukubaza ukuntu byagenze ubu ngubu, ariko n'ubu kuva bikimeze uko, Imana ishimwe. Kuwa kabiri, nko kuwa kabiri bajya bazana abantu, hari abo bazanye babatwaye, nabwo mubajyane kwa muganga. Bazanye umuntu warembye, umuzanye ku rusengero, yarembye bimwe bikomeye, amazi yamushizemo, ngo baramuzanye mujyane kwa muganga. Impamvu bamuzanye ni uko hari ibyo baba bazi. Buriya abantu barakuzi, bazi uko uri, bazi uko ugenda, bazi uko uvuga. Ntawe utakuzi. Umuntu yakwiyoberanya. N'igihe njya kubona nkabona umuntu ugasanga arimo arihisha ngo ntari umurokore, ariko abantu bazi ko uri umurokore, bazi ko usenga. Nushaka kuba warasengeye ahantu hatagaragara, ariko hari aho ugera bakakumenya. Bakakumenya uko umuntu wese icyo wagiyemo, icyo wicayemo usa nacyo, niyo bitagaragara, ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko wahabaye, ari ahantu wabaye. Biragaragara kandi abahanga barakumenya. Rero icyo narindi mu kuvuga ni uko uwo muntu icyo gihe nta kindi cyabaye, aho yakoreraga iyo mihango hari ku rugo rwaho hafi yaho ntuye. Mufasha arambwira ati ndeka, arambwira ati ntabwo nzongera kubisubiramo. Kandi nari muzi, ninsanzwe muzi rwose mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ninsanzwe muzi. Yari umuntu nawe nyine udasanzwe mu buryo bwa hano mu isi. Nk'urugero, yubakaga amazu, akubaka amazu, bajya nko kuyasenya bagasanga ni ibigonyi. Atagira ngo yubakaga kuri uruhande rw'akagari. Ngwiki arangije yubakaga uruhande rw'akagari. Ndabyumva bajya kureba, kandi izo nzu yubakaga rwose zari umwanda. Uwazirebaga abonaga ari umwanda, kuko ntabwo zabaga nta kintu zaba, byari ibyondo gusa. Barangiza ubundi ahasigaye bajya kuzisenya bakazibura, bahava bakujya akazibona. Uwo muntu rero igihe kimwe ubu yarapfuye, yarigendeye, yarapfuye, ariko yakoze ikintu cyiza cyanejeje. Umuhungu we yari umunyamasengesho. Yabwiye umuhungu, aramubwira ngo ibintu mfite ntimuzabisigarane, ahubwo muzabimpambane, bitazasigara bibagirira nabi. Yarazi imbaraga yaciye. Aravuga ati izi mbaraga ntimuzazisigarane, tuzabagirira nabi, ahubwo muzazimpambane. Urumva, yabaye umuntu mwiza, araga abana b'ibyiza.
ntabwo yabarazi bibi, yabarazi byiza. Kuko aravuga ati izi mbaraga uko zimeze uko. Ndagira nkubwire ngo rero Imana yakumenye kera, ibyakwica nubwo byaba byinshi ntabwo Imana yakwemera ko bikwica, ahubwo hagarara neza mu mbaraga z'Imana. Ahubwo nuko watinze kwizera kwawe warakugize kurangije kurashira, ariko ngiro ugire kwizera, ongera wambara imbaraga zo kwizera, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ibyo naga bitakunda ureko bidakunda. Nanje kubwira ngo wigira ubwoba, wihagarika umutima, umukiza azi ikigukwiriye kandi kiza. Mana turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa, ni umuntu wese ukurikiranye ubumwe bw'abera, umuhe kunesha, umuhe gukomera, umuhe no kwizera. Ibyo yatinyaga biba ari byo bimutinya, ibyo yatinyaga biri byo bicika intege. Ndagushimiye ko ugiye gutanga imbaraga zo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda.